kuvuga ngo ikibazo cy'uyu mwana ndaye narayitwise ntabwo namubyariye amezi 9 nk'abandi babyeyi namubyariye amezi 12 bivuze ngo no mwaka wose umwana ndamubyara aronka nk'izindi mpinja ararira nk'abandi bana ukeye mu gitondo yendi gusinyisha ngo bansezerere nishure ntahe ndasohoka musiga ryamye muri shambure narindimo ngarutse nsubiyemo nsanga uko nakamuryamishije akaboko k'iburyo n'umusaya n'akaguru ari kugenda abagurya agiye rero kwa kundushira umwana imbere tugende hari ukuntu yasitaraga nk'ugiye kugwa ntagwe ariko agaherayo namunyeganyiza bikaba nko kunyeganyiza igikuta cyangwa se ibuye riri ahantu riteye ukuntu icyambere nuko nta bushobozi mfite bwo kuba namukurikirana ngo muhuze n'abaganga bakurikirane bare bafite ikibazo kiye icya kabiri nta bushobozi mfite bwo kumushira mu ishuri kandi hari abana bameze nkawe biga bakamenya ubwenge bagize urukundo Imana idusaba ico nabasaba nuko bamfasha ndi umunyarwanda kazi nk'abandi kandi umwana wanje nawe yavutse nk'abandi kandi Imana iramukunda nk'uko ikunda abandi nkajya mu kiraka nkajya gufurira abantu ngakoropera abantu nkabogereza ibyombo cyangwa se niba ari gihe cyo guhinga mfata isuka nkagenda ngahinga ibyo nibyo bintu bintunze nta mituweli ngira iyo mba mfite mituweli wenda nari kureba uko mfundikanya nkaje aho nshoboye aho ubushobozi bwanje bugarukiye mfata akanya ngo usuhuze wori mu duce tugiye dutandukanye amajyepfo iburasirazuba iburengerazuba uri hirya no hino hagiye hatandukanye nika ngo usuhuze mwifuriza amahoro n'imigisha bituruka kuri Nyagasani bikomeze bibane nawe. Uyu ni Umutako TV nje mugiye kubana muri aka kanya ni MC Set nk'uko bisanzwe kangushimire wakoze subscribe nawe utarakora subscribe yuko gukora subscribe kugira tubashe kubana mu biganiro bikurikira nawe uri hanze y'igihugu mu nce zigiye zitandukanye sinabivuga ngo mbirondore ariko nizere ko mumeze neza cyane 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 kuri kamera z'Umutako TV murahabona umubyeyi uri kumwe n'umwana twifuje kuba twagira ibyo tuganira nawe kubijyanye n'ubuzima bw'uyu mwana. Mama tuguhaye ikaze ku Mutako TV watangira wibwira abantu badukurikiye. Murakoze banyita Nyirashuri Françoise ndi umumama w'abana 5 mfite umugabo umwe amazina yanje ni Nyirashuri Françoise. Uragenda wongera ijwi ni mama ndetse umwana yitwa nguki? Yitwa Tuyizere Pacifique bakunda kunyita mama Tuyizere. Tuyize bite ariko tuyize ngakira mfasha Tuyizere n'umwana wakangaye muri abana 5. Ni umwana wa mbere niwe mfura yanjye. Yo ikibazo cya Tuyizere cyatangiye gute? No kuvuga ngo ikibazo cy'uyu mwana ndaye narayitwise ntabwo namubyariye amezi 9 nk'abandi babyeyi namubyariye amezi 12 bivuze ngo no mwaka wose umwana ndamubyara aronka nk'izindi mpinja ararira nk'abandi bana ukeye mu gitondo yendi gusinyisha ngo bansezerere nishure ntahe ndasohoka musiga ryamye muri shambure narindimo ngarutse nsubiyemo nsanga uko nakamuryamishije akaboko k'iburyo n'umusaya n'akaguru ari kugenda abagurya kandi ubwo uko abikora yahise ahumiriza ntabwo yongeye kureba nta nubwo yongeye no konka amagaye muganga ngo ndebere araza nawe biramucanga amva imbere nta gisubizo cyabyo mpaye agaruka azanye umuzungu w'umukecuru ntabwo arazi ikinyarwanda azana n'umusemuzi bapima umwana barangije mbona ku ifishi yanje banditseho igitanda bahise bankuraho narindi banjyana aho abandi bana bari nabo bagize ikibazo ndahaba ariko ubwo umwana yakomeje kubaho asinziriye ntago yongeye kureba nta nubwo yongeye no konka ikintu nakoraga nakameraga amashereka mu gakombe bampa kano kana nikaba gacometsemo urushinge banyereka igipimo ngomba kumuha n'inshuro ngomba kumuha ku munsi abaho muri ubwo buzima
namubyaye ari ku itariki 3 z'ukwezi kwa gatatu 2009 nta harimo kwa kane kuri 28. Abaganga bampa umwana bansezerera ngo ntahe, barambwiye bati nubwo twamuvuraga ntabwo tuzi uburwayi arwaye n'ubuhe, gusa bamumpaye yaratangiye konka no kureba. Ndataha umwana ndamurera, ageze ku mezi 7 aho yagakamba kambye ntabwo byabayeho, yagendaga kuruza ikibuno, namuhereza ikina kugira ngo atege ibiganza yakira agahisha intoke ku mugongo, akura muri ubwo buzima. Ariko tubanza kuyoberwa ibyari byo, ntabwo twabashe gusobanukirwa n'ibyari byo. Nyuma rero agize imyaka 3 niho yahagurutse aragenda, kuko mbere y'imyaka 3 nari nzi ko bidashoboka ko yagenda. Agiye rero kwa kundushira umwana imbere tugende, hari ukuntu yasitaraga nk'ugiye kugwa ntagwe, ariko agaherayo. Namunyeganyiza bikaba nko kunyeganyiza igikuta cyangwa se ibuye riri ahantu riteye ukuntu, nkajya manza no gufata akanyafu nkamukubita ntazi ibyari byo. Nyuma nyine uburwayi bugenda bukura. Byageze hagati muri iyo myaka 3 ni wa mwana wa Rudara ntiyarazi kuvuga, ntabwo yashoboraga kuvuga ngo ngiye kuri tuwarete. Niba yicaye aho cyangwa ahagaze yitumaga mu myenda, ko kari akazi ko kubana nawe iruhande rwese, namuvaga iruhande kubera iyo mpamvu. Ibyo birakomeza kwituma mu myenda, kituma mu buriri. Yabimaranye hafi imyaka 8. Ariko nza gusenga Imana, ndayirira ndavuga nti Imana koko nabanje kuyivovotera nikigeragezwa, ariko nyuma nza gutuza ndavuga ngo Imana yabonye uyu mwana ari wunkwiriye kandi yaremwe mu ishusho yayo. Mubana gutyo muri ubwo buzima, gusenga Imana iramfasha kwituma mu myenda, kituma ahagaze, birashira. Ubu ngubu nashima Imana mvuga ko hari icyo yakoze kuri uyu mwana. Akenera kwituma, akajya muri tuwarete azi gukura mu mwenda, akagenda akituma, yavamo akongera akambara. Ubuzima bukomeza gutyo, ameza kumubana gutyo. Igihe kiragera noneho akajya yitura hasi, ariko mu kwitura hasi ntazana urufuzi kuko bambwiraga ko ari igicuri. Abantu barambwira bati sico, uzamucunge niyitura hasi akinyarira cyangwa akazana urufuzi bizaba ari igicuri. Barambwira bati umunyagicuri azana urufuzi. Nabwira rero ntabwo afite, kubera ko rero nta bushobozi nari mfite bwo kuvuza umwana, kuko ndiho mu buzima bubi, nabuze ubushobozi bwo kuba nakurikiranwe n'abaganga, bibaho ngaho. Nyuma rero ahagiriye imyaka 10 nagerageje kuba nashaka bamfashe wenda kuba bamushira mu ishuri cyangwa se bakanamuvuza, kuko nje nta bushobozi nje na se twari dufite. Hanyuma rero ibyo bintu ndabikurikirana, ariko birangira bidakunze. Nabanjije mu nzego zo hasi nzivamo, aho ngeze aho bakampaye igisubizo mfite aho ngomba ko kijyana bakamfashiriza umwana, ntago byakunze. Nkajya nsubirayo nkababaza se gahunda zanje zigeze he, ko nta gisubizo mu mpa, genda uzagaruke. Mbonye ndi guhera mu gihirahiro, ndicara ndatuza, mbwira Imana ngo ni wowe wampaye uyu mwana, ni nawe tangiriro rye, ni nawe herezo rye, ni wowe uzibye byose. Ndituriza rero, nishira mu maboko y'Imana. Aha hantu mu nsanze ndacumbikiwe, nta bushobozi mfite bwo kuba nakodesha inzu. Turacumbitse, inzu tubamo ntabwo ari iyacu. Iriya nzu ntabwo ari iyanyu? Ntabwo ari iyacu. Ntabwo ari iyacu. Nyirayo nyine yagize ubumuntu, agira impuhwe, aravuga ati ntacyo, igihe ntarakenera kuyisenya ngo mpubake indi nzu nshaka, ni mube murimo murindire icyo Imana izakora. Nawe namushima, yarakoze, Imana izamumpera umugisha. Ubu tuyizere, ni ikihe kibazo kiriho ubu tuvugana? Ikibazo afite ubu ngubu cyihutirwa cyangwa se ikibazo gikomeye afite ni iki? Ikibazo cyihutirwa kinakomeye kurenza ibindi. Icyambere, ubundi ni bibiri ariko birabangikanye kandi bifitanye isano. Icyambere nuko nta bushobozi mfite bwo kuba namukurikirana ngo muhuze n'abaganga bakurikirane bare bafite ikibazo kihe. Icya kabiri, nta bushobozi mfite bwo kumushira mu ishuri, kandi hari abana bameze nkawe biga bakamenya ubwenge. Umwana akajya mu ishuri ari ikiragi, atumva ikintu na kimwe, bakamwigisha mu marenga agafata kandi akamenya gusoma. Rero njyewe mbonye ubushobozi, cyangwa nta bushobozi kwanza nge nabona. Ubushobozi nabona nabukura ku bantu barimo bambona ubu,
cyangwa se bananyumva, mbonye umuterankunga waza avuga ati umwana ndamugushirira mu ishuri yaba agize neza. Kabiri, uwaza avuga ati umwana ngiye kugufasha akurikiranwe na muganga turebe ikibazo afite ni ikihe, nawe yaba agize neza. Kandi ikindi, inzego z'ubuyobozi nazo ndatekereza ko zirimo kumbona n'uwo mwana zirimo kumubona, bagize urukundo. Imana idusaba, icyo nabasaba ni uko bamfasha. Ndi umunyarwandakazi nk'abandi, kandi umwana wanjye nawe yavutse nk'abandi, kandi Imana iramukunda nk'uko ikunda abandi. Ni uko rero bamfasha umwana wanjye akagira ubuzima bwiza, akabona icyo kigo akiga, akabona muganga umukurikirana, tukamenya ngo ikibazo afite ni ikihe. Kuko ubu mbona ubushobozi mfite nubwo kubyuka nkajya mu kiraka, nkajya gufurira abantu, ngakoropera abantu, nkabogereza ibyombo, cyangwa se niba ari igihe cyo guhinga mfata isuka nkagenda ngahinga. Ibyo nibyo bintu bintunze. Hagati aho rero iyo nza kubona ubushobozi biba byarakunze, ariko ntabwo byakunze kugera n'uyu munsi wa none. Ubu tuvuga nanjye nishize mu maboko y'Imana, niyo yo kundeba kandi ikanandengera mu bibazo mfite. Tuyizere aravuga se? Ntabwo avuga. Ntabwo avuga. Ubusumo bw'iki narumva? Yego. Tuyizere imicupa. Urakoze? Ngakira icupa ryawe. Ngari pfundikira icupa. Ego, pfundikira neza. Ni ukuvuga ngo iyo ubana n'umuntu nk'ubu nkanjye, wowe uje uri umushyitsi ntabwo wamenya ukuri bumuvugisha. Hari ukuntu umuntu ageze akamuvugisha mu marenga nyine kubera ko azi ko ari ikiragi, atavuga, atumva, wenda bazi ko atumva. Noneho iyo ukoresheje amarenga akwereka ko yagusuzuguye, kuko uba uri gukora ibintu atazi, we biriya bintu ntabwo abizi. Ashaka ngo mubwire mu magambo yumve, kuko arumva ariko icyo adashoboye ni ukugusubiza. Ku bijyanye rero wenda no kuvuga ngo umwana arashonje akeneye amazi cyangwa akeneye igikoma, wenda igikoma bwo kuko atazi kuvuga ngo ndashaka igikoma, byo ntabwo yabivuga, nta n'ikimenyetso yakora ngo mbibone. Ariko nkanjye nk'umubyeyi umwitaho buri munsi, ndavuga ngo niba mu gitondo tugomba kunywa igikoma agomba kukibona. Noneho iyo aje ashaka amazi rero, ubuno aragenda agafata igikombe akajya injerekani iri agasuka, iyo asanze yuzuye akumva ntayishoboye araza akamfata akaboko akankura, tukagera ku njerekani akanyereka igikombe, mpita mbibona ko ashaka amazi, nkamusukira amazi akanywa. Kandi ubwo niyo ashatse kuja kuri tuwarete, wowe ushoboye kuvuga, aho kugira ngo umucire amarenga umubwira mu magambo, noneho we arayagucira. Kuko atashobora gutobora ngo avuge ahari sinyakoresha nkabimenya ko agiye kuri tuwarete. Yego. Ubu amaze kugira imyaka ingahe? Bafite imyaka 12. 12. Na shuri, na kujya mu ishuri. Hari hashize ubwo bumuga bwo kuba atavuga no kuba ameze nk'utuzuye, abimaranye igihe kingana iki? Navuga ngo iyo myaka 12 yose abimaranye iyo myaka yose. Na rimwe yageze avuga wenda papa, mama, gusa ikintu ajya avuga ubu hari ukuntu sinzi uko biba bigenze, umva aravuze ngo mama rimwe gusa, ambwira ngo abisubiremo. Tuyivuga ngo mama atera avuga ngo mama Okay, wenda hari abantu badukurikiye na bamwe nk'uko wavuze ati ubuyobozi buramutse bumfashije umwana akaba yagira ikigajyanwamo
kijyanye hari abandi banirega baba bameze gutya babona ibigo bigamo ubuyobozi nk'uko bavuga ati buramutse bumfashije baba bakoze, ngira ngo nabo baba badukurikiye kandi icyo babereyeho n'ababyeyi rega nabo babereyeho gukemura ibibazo by'abaturage kandi nzi neza ko badukunda. Bamwe mu badukurikiye ndizera neza ko bashobora kuba baguhamagara noneho bakabasha kuba bagira icyo bagufasha mu bushobozi bafite kugira ngo umwana babashe kumenya ese bizarangira tuyizere avuze cyangwa tuyizere ntabwo azavuga, sibyo? Ubu se nk'umuntu aramutse yifuje kugira igitekerezo aguha, inyunganizi no kuba yagira icyo akuganirizaho ku kibazo cya tuyizere, yakuvugisha. Ufite telefone? Ndayifite. Noneho egereza mikoro hejuru gato tubwire twumve nimero yawe, ndetse n'abadukurikiye baraba barimo kumva nimero yawe. Batangira utubwira 07 078 078 52 52 93 93 221 221. Yisubire muri 078 078 52 52 93 93 221. Yego. Iba kuri WhatsApp? Oya. Ni uguhamagara bisanzwe. Okay. Karame. Hari amakuru waba ufite ko wenda urwaye afite ushobora kuba bwavuga gake? Birashoboka. Wigeze ubibwirwa wenda n'abaganga cyangwa se bakaba umubwiye wenda ushobora kuba yavurwa agakira cyangwa ni burundu gutyo ukomeza? Umuntu muzi ni umukobwa bavuka hano haragura ariko akunda gucururiza hariya hirya. Yarambwiye ati papa we niwe wabanje kumbwira ko yagize ikibazo nk'icyo uyu mwana afite, ariko wakigira ari inkumi itangiye gusabwa ngo ishake. Umukobwa yari afite mu myaka 18, noneho ngo arafatwa akajya yitura hasi wakaninyarira agahita atubwenge. Sanga uko abimbwiye ni kuyu nawe ameze utari hafi atubwenge kandi agwiriye ikintu, urumva agwiriye nk'ibuye ako yaguye ahonda umutwe hasi ubundi. Noneho umukobwa aranganiriza arambwira ati njyewe kubera ko iwacu bari bafite ubushobozi bagerageje kumvuza, rimwe bakanjyana ngo bamujyanye Ndera bamucisha mu cyuma basanga mu mutwe ngo nta kibazo, bamujyana Gatagara ngo basanga nta kibazo. Atari ko iyo nabaga nagaruye Gatege nakundaga kubwira Imana ngo nigaragaze uburwayi ndwaye, kuko twajyaga kwa muganga bakabona ko mfite ikibazo, ariko ikibazo bakibona ntibabone indwara, ntibabone kabitera n'iki. Ati rero iby'Imana ikora kuri finali nza guhura ngo yaje guhura n'umuganga umwe amupimye amunyujije mu cyuma ngo asanga hari umutsi wo mu mutwe wabisikanye n'undi sinzi. Mbega iyo byageraga ngo yiture hasi umutsi wabaga wananiwe guhereza uwo ugomba guhereza mu bwonko ntibikorane neza. Hanyuma rero ikibazo bamaze kukibona uba afite imiti anywa afata ya buri kwezi. Ubu ni muzima nk'abandi bose, namubonye ni inkumi ikeye isa neza. Umubonye ntago wamenya ko icyo kibazo abana naco, niwe uciyiziho wenyine. Uwo mutara ukoresha naramubwiye ntese iyo miti kwa muganga bayiguhera ubuntu. Ati rero najyaga njya kuyifata ariko nta mafaranga mbona biri kungora. Nuba akora amasuku hari akakiru kwa muganga urumva ko yakize. Ambwira ati njyewe nashima Imana navuga ko nakize. Ati uyu mwana umujyanye kwa muganga nuko nta bushobozi ufite, umujyanye kwa muganga hari ubwo Imana yagufasha agahura n'umuganga w'inzobere uzi kubireba neza. Basanze ari ikibazo uyu mwana bamugorora, bafite uko babikora, baba barabyize bafatanyije n'Imana bamuvura agakira. Oya reka na rimwe wegeze umujyana kwa muganga? Kuko iyo ikibazo hari ikizere ko ashobora kuba yakira. Oya yakira buriya. Reka nkubwire, niba byibuze agerageza kuba yavuga mama, hari igihe mutungura twicaye hariya ndi guhata ibirayi, hamwe reka nkamaza tuyize iki n'iki, arantungura cyane ngita avuga ngo ni ikirayi. Yego, ariko ntabisubiremo.
ibyo rero bikandema agatima bikampa icyizere ko ubushobozi buramutse bubonetse umwana wanjye yakira. Kandi nanone basanze batamushobora ngo bamuvure akira, no kuba ngo nge ubu tuvugana ndi hagati nk'ururimi, sinzi ngo umwana arwaye iki, sinzi ngo si ikibazo kimurimo n'icye, ntago nkizi, ariko byibuze ahuye na muganga nakwicara ngatuza kavuga abaganga byarabananiye kantegereza igisubizo cy'Imana. Burya Imana igiye imbaraga zirenze za muganga, kandi muganga nawe arakuvura akaguha umuti wa mutaguhaye Imana ikawukoresha kugira ngo ubashe gukira. Nta mituweli ngira, iyo mba mfite mituweli wenda nari kureba uko mfundikanya nkaje aho nshoboye, aho ubushobozi bwanje bugarukiye. Ubu n'ikibazo cya mituweli, nta mituweli ufite? Nta mituweli mfite kuko nishura 21 mperuka kwishura mituweli 2015. Aha 2017 mu kwezi kwa gatanu niyo mituweli mperuka yico giye. Gusa leta yigeze kundihira mituweli rimwe. Uri mu cyiciro cya kangahe? Ndi mu cya kabiri niho banshize. Orara. No kuvuga ngo impamvu utari wamenya ikibazo umwana afite, habuze ubushobozi bwo kujya kwa muganga, kandi nta bwishingizi bwo kuba wakivuza nka mituweli ntayo ufite. Ni iki noneho wabwira abantu badukurikiye ku kibazo bashobora kuba ku cyo bumva uwagira umutima wo gufasha, uwakumva akeneye gufasha mama tuyizere, ni iki noneho wabwira abantu badukurikiye? Icyo nabwira abantu rero bankurikiye pe, ubu umuntu wagira umutima w'ubumuntu akavuga ati ngewe ngiye gukorera umwana iki, cyangwa se ngiye gufasha uriya mubyeyi nyina wuriya mwana iki ngiki, rwose pe abantu badukurikiye aka kanya, abafite umutima w'urukundo nabasabira ngo Imana ibarinde kugundira, ibaha umutima w'impuhwe, barekure bafasha abababaye. Yego abababaye turi benshi, ariko byibuze uko umuntu yashobojwe. Ngewe rero nabisabira ngo haramutse hagize uwamfasha uwo ari we wese, yaba ari umuyobozi, yaba ari umuturage usanzwe, yaba agize neza, namwifuriza umugisha. Niwe mfura. Ni imfura. Olala. Mama reka dusenge. Natwe ndizera ko abadukurikiye barabizi, bajya batuzirikana kandi bajya badufasha. Ndabizi ko hari icyo bashobora kudufasha, uko bahagaze, uko ariko kose, ariko hari icyo bakora. Niyo twaba tubonye iyo mituweli, byibura twafatikanya tukazireba uburyo umwana twajya kumenya ikibazo afite, kugira tumenye ngo erega umwana nk'ubu ngubu ejo ashobora kuvamo umuyobozi runaka, ashobora kuvamo umuganga n'akavura abababaye, ashobora kuba umwarimu, ashobora kuba entrepreneur, ashobora kuba yakora byinshi. Umwana rero ni umutware, niko bavuga. Reka tugushimire kuri aya makuru duhaye, natwe abadukurikiye ndizera ko tuzasangira ibitekerezo. Nkuko wavuze ati yaba ari umuyobozi, yaba ari umuturage, yabakoze cyane kumfasha kugira mbashe kumenya ikibazo umwana afite. Reka ngushimire we twatangiranye iyi nkuru cyangwa se uru rugendo, tukaba tugeze ku musozo w'iki kiganiro. Imana ikomeze kumera imigisha itagabanyije. Uyu ni Umutako TV, tugera hirya no hino hagiye hatandukanye kugira tubashe kumenya uko byifashe mu nshuti ndetse n'abavandimwe. Buriya ubu nawe twabaye inshuti. Yes, tugira hirya no hino hatandukanye kugira tubashe kumenya ubuzima uko buhagaze, amakuru yizewe kandi ku gihe. Uyu ni Umutako TV. Reka ngushimire. Imana ikomeze kumera imigisha itagabanyije. Nizere ko turaza gusubira mu biganiro bikurikiranye. Mwe muri kumwe ni MC Setting uko bisanzwe. Reka nshimire team twabanye ku buhanga bw'ibyuma. Imana ikomeze ibandindire. Aya basi.